muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba wigaba rwa nkwakuze. Umugani wa bwoba burakiza. Kera hariho umugabo akitwa Ruzirabwoba, bucye yabyara umuhungu amwita Bwoba burakiza. Burya rero kuko ngo izina ni ryo muntu, Bwoba burakiza yabyirukanye ubwoba, naho amariye kurongora akajya abwira umugore we ngo namerekeze ajye hanze. Bibaho umugore maze kumurambira aganyira bagenzi be ati ngiye rero uko mundeba burya nari gushije, muzi ko umugabo wanjye adashobora gusohoka namuherekeje. Nuko bagenzi be baramuhana bati ntiwazagashobora wowe ugacwaho, maze rero ugende, nakubwira ngo umuherekeze uzabyemere nk'uko bisanzwe, maze nimugera hanze ugaruke mu nzu uhite ukinga ukomeze, umureke amare nk'amasaha 2 hanze cyangwa 3, ubwo bwoba buzamushiramo burundu. Umugoroba uragera, ijoro rirakuba, igicuku kinishye, umugabo ati mperekeza. Umugore aramuherekeza. Bamaze kugera hanze umugore aramwibeta asubira mu nzu, urugi rudadira. Hashize akanya umugabo yumva nta muntu ukoma, akubita agatima. Umugabo ati mbenyirana, ategereza bamwita baraheba. Umugabo ubwo baramutaha, ava mu musitani aza yirukanka, akoze ku rugi asanga ruradadiye. Ati kirandiye wa mugore we kingura. Akomeza guhataho atakari nako akomanga kondagura urugi, ariko umugore aramwihorera. Ati nikikwica n'ubundi ntacyo wari umaze. Umugabo ati ko kuremeye ndapfuye, uremeye ko gupfakaye imburagihe. Amusema bazibira atinda, ariko umugore amubera ibamba. Noneho umugabo amaze umwanya hanze abonye ntacyo abaye, abwira umugore ku neza ati noneho ubwoba nabushize, ehe no kongera kugira ubwoba. Umugore ati kugira ngo nemere ko washize ubwoba, zenguruka inzu yose, ugenda uvuga nkumva, ndetse ujye n'inyuma mu rutoki, hanyuma nugaruka ndagukingurira. Umugabo arabikora, arangije aragaruka, umugore aramukingurira. Amaze kugera mu nzu umugabo ati burya ubwoba ni ububwa. Undi nawe ati ahubwo ni bwiza, kuko nanone ubugabo butagaruka bubyara ububwa. Bugicya umugore yihuta kujya kubwira bagenzi be ati nama mwampaye yabaye impamo, ubu bwoba yarabushize. Abagore nabo bajya kubibwira abagabo babo ngo ubwoba burakiza, ubwoba yarabushize burundu, ku buryo nasiga navuga ngo nikiraniye abandi we yagikora. Abaturanyi babwo rero bakamwanga kuko yabarushaga ubukungu cyane. Bari barashatse ukuntu bamunyagisha ibwami birabayobera, nibwo bagiye ibwami bajya kumubeshyera. Babwira umwami bati ubwoba yaravuze ngo ubwoba yarabushize, ngo nikiraniye umwami we yagishobora, ngo ndetse ubaho bigeze n'umwami ntiyamuhangara. Ibyo ariko babigira bamubeshyera kugira ngo bakunde bamucishe umutwe. Inyamara burya ngo iyakaremye niyikamena, kandi ngo umwanza gucira ko Imana igucira akanzu. Muri icyo gihe rero hari imboga yari yarigize ishyamba, yabaga mu ishyamba yarabujije umwami kurihigamo. Nuko umwami amaze kumva ibyo barega Bwoba ati muhamagara ko kagabo kaze hano nkabaze sha. Batumaho kuri Bwoba ngo hagere. Umwami ati niko sha, harya ngo ubwoba warabushize? Bwoba ntiyarazi icyo ahamagariwe, nta nubwo yarazi icyo azira. Ati nyagasani ubwoba narabushize akakuroga. Umwami ati ntabyemereye, none ibyo bakuvuzeho byose nibyo, maze none wari ujye kurwara n'iriya mbogo, nuyica uzagaruke nguhembe, kandi nirikwica nabwo uzagenda uhere mahere. Bwoba ati sinya kugira Imana mu Rwanda, imbogo yakunaniye n'ingabo zawe, njyewe urabona nayishoboza iki? Umwami ati uranga kujyayo ndakwica, kandi nunakunda kujyayo nayo izakwicira, byose ntihahandi hawe, uhitamo ikikubereye kizima. Bwoba nawe ataha mpisemo kugenda byibura, ubwo ruzaca Imana. Yegura icumu n'umuheta aragenda. Ubwo abantu bose babicaye ku dusozi ahirengeye ngo barebe ukuntu imboga imwica. Akigera mu ishyamba imboga imukubise amaso iza yirukanka. Ubwoba buramutaha, intwara zifasha hasi yurira igiti, maze kubera ubwoba bwinshi yari afite akomeza kucyuragera mu bushorishori, arakomeza kirenguka hejuru, arahanuka ku mugongo wa ya mbogo, ayigundira amahembe arakomeza. Imboga irikanga, maze so kwiruka birakomera, ishyamba ryose rarimara. Bimaze kuyirambira iratoroka ijya no mu baturage. Bayibonye bavuza akamo bati wa mugabo yashize ubwoba koko, dore ngo yarayizanye. Umwami ati murakanyagwa gusa, ntimwari mwaravuze ngo yarananiranye? Singuri umugabo utagira ubwoba arayizanye.
ngaho se nimuyitera amacumu n'imyambi muyice mwokanyagwa. Imbogo bayitera amacumu n'imyambi ubwoba yiri ku mugongo, imbogo irahirima. Umwami aramubaza ati ubwoba kugira ngo we kuyicira mu ishyamba uyizane gutya hari kuki? Ubwoba ati umva rero, nabonye ko ninyitsinda mu ishyamba nzabikubwira ntubyemere kuko nta wundi muntu twajyanye, mpitamo kuyikuzanira ngo nawe byose bize kuba wirebera. Umwami ati umva rero bwoba, ndabona nta kindi naguhemba, nkuhaye inka nyinshi cyane, nkuhaye n'imisozi myinshi, bariya abaturanyi bawe bose ugenda ubatwara ubategeke ndabakugabiye. Maze bwo baragabana, aratunga aratunganirwa. Ba baturanyi be ababera umutware kuvuma. Sinjye warahera bwoba n'abaturanyi. Turagushimira cyane ko dukurikira, tubiha agaciro cyane, ujye utubwirira n'abandi. Ndatekereza ko wamaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo dukora, wabigaragaza dukandira kuri like cyangwa se ukajya uvuga muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka runaka y'irunaka cyangwa se ibyabereye aha n'aha. Ushobora no kutubwira uti uzatubwire kuri uyu mugani cyangwa kuri iyi sigamigani. Turakuraritse ngo ukomeze ukurikire ibindi tugenda dushyiraho. Erega n'ubundi ngo utaze yava yamenya n'iyajya.